stade iraduturikanye hano ntabwo ibomotse kuri ni nawe ndi buvuga y'abandi simbatindaho cyane nabonye ibintu bitatu kuri memerda ko noneho namurebaga neza imbere yanjye gutya noneho duhanganye umutoza hane kirasa umutoza wa gorira mukuru. Mwiriwe neza kandi mbahaye ikaze tugiye kurebera hamwe amateka y'Reagan Rugaju kugira ngo bamwe mu byo bamwibazaho haba mu kuzamuka kwiwe mu itangazamakuru, ibyaha yashinjwaga, ifungwa ndetse n'ifungurwa ry'uyu munyamakuru Reagan wa RBA babigireho amakuru ahagije. Mu mwaka w'1993 ababyeyi ba Reagan nibwo bari babyaye umwana w'umuhungu witwa Reagan Rugaju. Bamwise Ndayishimiye Reagan gusa nyuma aza kwitwa Rugaju Reagan. Rugaju Reagan yasobanuye ko Rugaju ari izina rya papa we kandi ko kwitwa Rugaju Reagan ari byo yumva bijyanye cyane kurusha Ndayishimiye Reagan. Reagan yavukiye mu gihugu cya Kongo aho bita Murenge. Mu mwaka w'1998 umuryango wa Rugaju Reagan waje kwimukira mu Rwanda wimukira mu Gatsata, akaba ari naho Reagan yatangiriye kwiga amashuri abanza. Reagan yari umuhanga cyane aho bivuga ko yatangiye kwiga asizemo imbaraga bidasanzwe kugira ngo azagire amanota meza. Yirinze ibishuko ibyo ari byo byose kugira ngo azatahane amanota meza cyane, kandi koko yarabishoboye. Gusa avuga yuko igishuko kimwe cy'umupira cyari cyaramunaniye kuko byari byaramunaniye kureka, yarawukundaga cyane. Mu mwaka w'2008 papa Reagan yaje kwitaba Imana asiga umugore ndetse n'abana 7. Bwari ubuzima butoroshye kubera yuko mama Reagan yari afite inshingano zo kwita ku bana 7 kandi ari umuntu umwe. Reagan yafashe icyemezo cyo kutazatenguha ababyeyi be cyangwa se abavandimwe be, yiyemeza gukora cyane kugira ngo arebe ko ubuzima buzahinduka. Mu mwaka w'2014 Reagan Rugaju nibwo yafashe umwanzuro wo kwinjira mu itangazamakuru ubwo yigaga muri segonderi. Aho amariye gusoza segonderi aje mu buzima bwo hanze, umunsi umwe yafashe umwanzuro wo kujya kureba Rugimbana Theogene wakoraga kuri Flash FM kugira ngo amwumvishe ubuhanga yari afite mu gusesengura amakuru y'imikino. Rugimbana Theogene kuko yatunguwe n'ubuhanga bwa Reagan kuko yabonye abizi kandi abikora neza ndetse namwe mu magambo bakoresha nawe ayazi. Reagan yari imenyereje neza asesengura amakuru y'imikino neza kugeza ubwo boss wa Flash FM yamwemereye stage y'amezi 3. Reagan stage ubwo yayirangizaga yahise yerekeza kuri Contact FM aho yakoze igihe kingana n'umwaka kubera ko kuri Flash FM nta mahirwe ko wabona akazi yari afite. Reagan Rugaju uyu mwaka wose yakoze kuri Contact FM ntabwo yigeze ahembwa n'umunsi umwe. Byabaye ngombwa rero ko umuvandimwe wamugira inama amubwira ko ibintu by'itangazamakuru nta kigenda, agomba kujya muri Kenya gushaka imibereho. Rugaju yarabyumvise ndetse arabyemera, gusa akazirikana ko bamuhanuriye ko azaba umunyamakuru utangaje, ko azaba umunyamakuru ukomeye kandi ukunzwe. Reagan yakomeje kwizera Imana ndetse no gusenga, ajya mu gihugu cya Kenya gushaka amafaranga. Akigera mu gihugu cya Kenya, akazi ka mbere yabonye kari ako gukora mu kabari. Reagan Rugaju yabeshye ba nyiri akabari ko asanzwe ibyo bintu abizi kugira ngo abone amafaranga ahagije. Umunsi umwe mu mwaka w'2018 Reagan Rugaju yakiriye telefoni iturutse mu Rwanda aho Rugimbana Theogene yari amuhamagaye ngo aze bakorane nk'umunyamakuru noneho uhembwa aza afata akazi mu itangazamakuru. Rugimbana wari waramubonyemo impano idasanzwe yiyemeje kumuhamagara kugira ngo aze bakorane. Reagan Rugaju yarishimye cyane niko kugaruka mu Rwanda kugira ngo atangire gukorana na Rugimbana Theogene. Yakoraga noneho nk'umukozi uhembwa atari ibintu byo kwimenyereza, ari ibintu bimushimishije cyane. Theogene na Reagan kubera ko bose bari bafite impano rero baruzuzanyaga, byari ibintu byiza cyane. Mu mwaka w'2021 Reagan Rugaju yaje gushwana na Theogene bimuviramo ingaruka zo kubura akazi ndetse no kwirukanwa. Reagan yatangiye gutekereza ko atangiye gusubira hasi, ibintu bigiye kongera kwanga, atangira kwibaza uburyo azabona akazi, bitangira kumubera ihurizo. Gusa nyuma y'igihe kitari kirekire yaje guhabwa amakuru na Patrick wari ugiye kujya kwiga hanze, amubwira ko kuri RBA hari umwanya niba bishobora ashobora kudepoza akajya gukora ikizamini. Reagan Rugaju yateguye ibyangombwa bye byose kugira ngo ajye kudepoza akore ikizamini cyo gukora kuri RBA. Kubw'amahirwe Reagan Rugaju yakoze ikizamini cyo kuba umunyamakuru kuri RBA aragitsinda kuko kuva ku mwaka w'2021 yahise atangira kuba umukozi wa RBA. Banza umva abafana muri stade
Reagan Rugaju yakomeje gukora akazi ke nk'ibisanzwe kuri RBA, gusa ku itariki 30 Nyakanga umwaka w'2025 Reagan Rugaju ndetse na bagenzi be harimo Kalisa Georgine wahoze ushinzwe umutungo w'ikipe ya APR FC ndetse na Mugisha Frank usanzwe ari umuvugizi w'abafana ba APR FC batawe muri yombi bashinjwa kunyereza umutungo cyangwa se amafaranga by'ikipe ya APR. Nk'uko ikinyamakuru SKFM cyabitangaje icyo gihe kivuga ko amafaranga yavugwaga ari ayifashishijwe mu mukino wa CAF Champions League umwaka w'2024-2025 wahuje APR FC ndetse na Pyramide mu Misiri nzeri umwaka w'2024. Rugaju REAGAN ari mu banyamakuru baherekeje ikipe ya APR FC mu mukino aho batsinzwe ibitego 3 ku gitego kimwe. Nyuma y'ibyo rero ku munsi w'ejo tariki 26 z'ukwa munani umwaka w'2025 nibwo twakiriye inkuru nziza ivuga yuko ku munsi w'ejo aba bombi barekuye by'agateganyo. Urubanza ruzakomeza ariko babaye barekuye by'agateganyo. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko Kapiteni Umutoni Penine ariwe wakoze uburiganya bwinshi butandukanye ku ngendo zigiye zitandukanye haba urwa Pyramide ndetse n'urwo muri Tanzania. Nahacu rero kubasengera ndetse no gukurikirana uko bizajya bigenda. Ntucikwe kuri TJP Trends, ibintu byose ukeneye uzajya ubisangaho, turahari ku bwanyu. Mushobora kudukurikira kuri social media zacu. Instagram ni ukwandikamo TJP Trends, website ni ukwandikamo TJP Trends. Nk'ibisanzwe dukorera ku gihe kandi buri munsi. Nge mwari kumwe nitwa Josiane, naho ubutaha.